ngayo nguko rero hanyuma turacyari mu makuru y'imyidagaduro tuve ku kiraro cya Nkombo tunyarukira hari Nyamasheke gato dufite abahanzi benshi bakorera mu karere ka Nyamasheke barimo uwitwa Varada Gafaya numwe mu bantu bagira abafana benshi kuri radio pe cyane sinzi impamvu atanakora umuziki turamufite ku murongo wa telefone Vara uraho neza ndabumva radio zije umeze neza warabuze mu muziki warabuze wenda handi uraboneka abana muzika tukubura no kumana bahugiye mu bindi byinshi ariko muzika ndahari cyane cyo ni ibiki wari uhugiyemo waruvuze uti nugugira mu bintu byinshi uhugiyemo biki so urebye akenshi ibintu bya education byari byabaye n'ibintu mwayeho gake uri umwarimu ni mwarimu kabisa se ntabwo ujya ucikwa cyangwa se atari no gucikwa ariko nyine ukabahana show wenda kugira ngo babashe gufata isomo neza ndakubwiza ko mu nshingano za mwarimu harimo n'ibyo gupitira abana show hariya nyine nawe urabyumva aho nk'abantu twigisha ibintu by'indi gutyo hari igihe ugeramo hagati wajya gutera akamaro ibyo bita wamapumikasi reka ngo bakupitira abana ka hip hop ukuntu nyine tubakananyurwa byatari nawe urashana birumvikana Vara umaze igihe udashyira indirimbo hanze hari indirimbo nyinshi ufite zagiye zijya hanze niki cyatumye usa nkaho utagikubita imizigo hanze cyangwa se indirimbo nk'uko wabikoraga mu minsi yashize ikintu cyari cyabiteye birumvikana ko nari nabigarutseho n'ibijyanye na education navuye mu bintu nabagamo bisanzwe by'akazi kari kambohoye katuma nkora muzika mbonza muri education nkorera ahantu kure cyane kure kabisa mbona na network kuzibona ari danje ariko nyuma ndizera naje kwibohora nko mu mpera za 2021 ndibwira mbona navuze nta byo gukora ama audio menshi cyane ntangira gukora projet zo gukora ama video y'indirimbo mbona ko video zigera muri 2 hafi 3 gutyo so ari kurebye kabisa nko mu kwezi kumwe gushize maze gushyira ingoma hanze bitakabutindi cyase kabisa kuri YouTube channel iriho abantu kugira ngo bagenda bakareba uko byifashe kabutindi n'indirimbo yawe iri hanze igaruka ku buhe butumwa so yavuga ku bintu bijyanye n'isi kuntu isi yanduye kuntu isi imeze nabi ibintu by'akagambane inzangano ibintu nk'ibyo ngibyo tu n'indirimbo washyize hanze ariko umaze igihe udakora hari indirimbo wagiye gukora zagiye zinakundwa cyane ndibuka nk'indirimbo yitwa Ntimunyange yanabaye indirimbo y'umwaka niba nibuka neza ni 2019 2019 muri Local Music indirimbo mu ntara y'Iburengerazuba yego hanyuma yahuza kubura uretse ibyo bya education cyangwa se ibyo wagiyemo by'uburezi ni iki cyatumye mu by'ukuri uko tuza abantu benshi bari mu burezi ariko banakomeza gahunda zabo zitandukanye wowe byatewe n'iki n'ubushobozi n'umwanya n'iki cyabuze kugira ngo twumve Vara twa dufite 2019 atandukanye na 2022 na 3 ikintu kijyanye n'ubushobozi nicyo cyabayeho ko nukuvuga ngo buriya hari sector umuntu aba arimo ndera bakangamo ko ashaka kwiyubaka mu bundi buryo ibintu by'ubushobozi kabura nkabona nyine kuvanga imibereho no gukora muzika na promotion na muzika arabizifa promotion nkabona ntabwo biri gukunda cyane ndavuga nti ariko mbanze njye mu mwanya fresh neza cyane mbona uburyo kinakora muzika n'uburyo nani promoting nibwo buryo ngarutsemo fresh cyane gatanu kandi to yego hanyuma ubu ngubu bisa nkaho indirimbo yawe iri hanze bisa nkaho wenda wagarutse twizeze abafana bawe bitwarya ibikomangoma ni ibikomangoma fans ba Varada Gafaya bita ibikomangoma ndababwiza ukuri ngo banyitege ambaga ku kintu bita hip hop ibari inkuru hip hop old school ya kabisa igizwe iyi fresh tu amuredi kabisa n'ibiteguro cyane ndongere ndaje ngaruko ngera ku bite show muraje wongera ubaha ibyabo kabisa ibyabo bongera banezerwe bishime bumve ukuntu nkaraga imbere ngo hafi aho ngaho hari umusha kumva radio akanya kabati wasanga atari na Varada Gafaya banza utwinjize muri ya sura ya Varada Gafaya nk'umuhanzi Yesu yarahindutse cyangwa se nuko yahoze kwitwigiriza nkaneka dukubita namuwe abana bato bati nkunda bigiza basaza bakazuka inama bose bebeda nka bococo reberaga kwege mu gakota ajya gusenga nakosori nta gusenga nuko ubeshya Imana ubagakuye amaboko mu mifuka ngo kore yirirwa teka imitwe disi ngo abone ibijumba none se iby'abapfu biribwa n'abapfumu uwakaba yaremerwa disi baramwonka uwibikanga kinzu cyane niye gusakara uwakaba yamufasha nina ugisenya hola Varada Cash mutazi hagati iyo ndirimbo turirimbiye ugarutse uvuga uti Varada Cash ubundi tukuzi nka Varada Gafaya wahinduye izina ryari ubundi izina ryanjye rizoyo ry'umwimerere n'izina
Voilà. de cash biterwa n'igihe ndimo kabisa buro igihe cya cash nawe njye ngo urashona ni ukuvuga ngo dagafaya byari iby'icyo gihe ubu ngubu ni dakashi wanteye hari dagafaya niriro gake imiriro nyine nawe urashona ubu ngubu ni Vala de cash ikintu cya cash kabisa bizera ubu ni ibyo ushyize imbere sometimes hanyuma Vala uvuze ko ngo uje icyari cyaraguhugije kivuyeho I mean iyo education n'ubundi uracyari mwarimu keretse niba ugiye kubireka ukajya mu muziki no ndacyari mwarimu ariko noneho uburyo nanigeramo nawe urabibona iyo umuntu akimara kugera mu kazi kakamuyuzu urakira umuru ntazi guhagarara imbere y'abana ikintu ibiti bitanago ataramenye iyo biva n'iyo bijya wataramenye iyo biva n'iyo bijya nawe urashona umuntu yamaze imyaka igera muri 6 ndangije kwiga urumva nagiye mu kazi karanyuzura kugira ngo mbone akanya nibura gukoresha internet nkabona byancanze ariko ubu ngubu narabyorganije avuga ni umwanya w'akazi nzawuhereza ibyawo ndetse n'ibijyanye na music mbikore kabisa ubundi nagarutse neza cyane ndahari 5 wigeze wigaruka ku bantu wigeze wibasira mu ndirimbo ntimunyange abantu ubu noneho twavuga ko bakoze nyuma yo kumva indirimbo yawe cyane ko watubwiye ko ari cyo wari ugamije wenda mwaba ari abantu nameshiyo ninze ikintu navuga umuntu bita Java Next kabisa salute kuko kabisa yanyiritse ko ahari tu yanyiritse hari ariko abandi nk'uko nabivugaga ngira ngo namwe mwarabyibone ntaba hari kabisa abantu uko nabivugaga bari barimo bita ba Master P bari ba Norbizo n'abandi ba Pump benshi gutyo nta bundi n'ubundi barabuze cyangwa bita Java kabisa kongs kabisa n'umuntu musaza cyane salute biragaragara ko bura n'ikiramba nshaka tu iyo ukomye umuntu ukamushotora agakora kwereka ko hari bitagaragara ko nyine kabisa washotse umuntu hari Java Next ni mu bundi biragize ndasa muri n'umunyange nkumva ko ahari 5 mu bantu bose wagiye ubwira wagerageje gukora ni Java gusa yewe Java urabizi ndo umusani kabisa agakino k'umutsinga amaze n'igihe nuko sometimes umugano urashona hit yagiye igende gabanuka ukuntu ariko Java Next ni umuntu wumvishe ibintu namubwiye kandi akananyereka ko ewana kuba rwose mwamukomye ari umuntu wari uhari nandi kubwira abandi nabo ewana ntawo nzi pe mero impact bamenye amasosi aho ntabwo ari waba warabakuye mu muziki nyina rukurumari umuntu akora ikintu mugabo ugasanga n'ubundi akuye abantu muri muzika ndibwira ngo mani munyange mani ifite gusanga hari abantu yakomeye cyane bava no muri muzika baravuga ati ibintu bye ntabwo dushoboye ntabwo ari tare yacu tu banava mu pump bitaga the cover nari nzi ko ari umuntu nyine mani numva kabisa birimo neza ariko sinzi yagiye burundu bamaza pi Demba heruka cyakoze ne Prince nawe numvaga ko reko sinzi yagiye nubwo nigeze muvugamo ara pump kaza sinzi ukuntu byifashe tu wibanze cyane kubanza mu karere ka Rusizi wibagirwa ko na Nyamasheke ari abahanzi ubu uretse ko tuguhamagaye nka Vara ufite indirimbo iri hanze ariko akarere ka Nyamasheke mu bijyanye n'imyidagaduro ku bahanzi mwasubiye inyuma kuko na Kinyaga yategurwaga na Boston imaze imyaka myinshi itajya mu award azamura abahanzi muri Nyamasheke Rusizi na Karongi Kinyaga muri rusange ibi biri guterwa n'iki Vara nk'umuhanzi ukorera aho ngaho mu karere ka Nyamasheke urabona ngewe ikintu namaze kubona aho Nyamasheke turi inyuma ariko kuri inyuma ntabwo ari kuvuga ko tudafite tarape ahubwo urabona turi inyuma cyane wenda niko nabyita ibijyanye wenda na media bitewe n'uko uburyo urebye kuri turere dushobora gupromotinga abartiste ukareba bavuka ukareba urushinzwe ukuntu mubikora ukora mezo de jeunes ku mizo ziri open inyimano zikagaragara Nyamasheke mani ntabwo ari kubimeze pe ndetse ntabwo ari kumenya usanga ari ibintu mani biza utamenya kuko buriya abasanyi ba Nyamasheke akenshi na kenshi bahuraga ari ku Kinyaga award yabaye gusa cyangwa muri selection n'ama-preselection mu gihe Rusizi njya kuva ngo bamatembeye show mu bintu byakoretse mani nyine kabisa urumva ko haracyari ibintu nyine ndetse byo kuba abasanyi babo bafashwa n'ubuyobozi ariko inanga wapi biragoye kabisa sinzi ni ibintu nk'ibyo ngibyo kabisa wumva hakorwa iki kugira ngo mwongere mugire vibe nk'izo mwamufite mbere Nyamasheke ikintu bagiye gukora mani buriya ngewe ubwanjye ndagarutse tu ndagarutse muri muzika ikintu wenda abavandimwe bagenzi banjye tuzafashanya nabo ibintu by'ama-featuring amakorabo menshi cyane tugaruke dukore kandi amureti ntabwo ari ibyo abasani bajya kuri mikrofone bavuge ngo mani ngo ndagarutse ari ukubeshya no genda ibedi Nyamasheke iraje yongere yumvikane noneho ive no ku rwego rwa Nyamasheke mani igere ku rwego rw'isi nk'abandi bose dore urakoze cyane Vara de Cash murakoze cyane Mario Steve hanyuma mbere y'uko ugenda ariko wakongera ukatubwiraho ibihangano byawe biri
ibihangano byanjye biri kuri channel bita Vala de Cash kuri YouTube. Ndetse yani kuri YouTube Vala de Cash, ukareba Facebook ni Vala gusa, kuri Instagram ni Vala. So urebye naho ngo ushobora gusanga ibihangano byanjye. So urebye naho ngo ni platform ushobora kubona akoresha, umuntu yansura akanda like, subscribe bakareba kabisa, ibintu bikagenda neza cyane. Urakoze cyane. Ikibazo kimwe cya nyuma ngewe ngufitiye, twagiye tubona ba star bakomeye banagize n'amazina akomeye, ariko bakagenda bakamara imyaka myinshi badakora, bagaruka bakora comeback ukumva biranze, bakongera bakagerageza bagakora indirimbo nk'eshatu ebyiri, ariko icya gikundiro bari bafite mu bafana ukumva cyaragabanutse, ukamva nyine ntago bikunze neza. Wowe uzabigenza gute kugira ngo comeback yawe izabe comeback nyine ya nyayo? So igihe kintu numva nakora burya ni ukuzana ibintu by'umwimerere bitari ibintu biharawe, kuko wenda ntabitinzeho cyane, hari ibintu biharawe cyane, amapiano ni ibintu biharawe, ibintu bya trap ni ibintu biharawe. Vala nta ngoma n'imwe ndakora imeze gutyo. Kuvuga ngo buryo ushaka kugira ngo ugaruke neza nyine wongera no gukora ikintu gituma abantu bongera bakagukumbura, ukabikumbuza nyine bagakumbura ibihe byawe. Byiza cyane kabisa, kumbure umuntu azajya mu byo bita old school agatuni Vala kabisa, abikunde muri mu cyama bita Dani Nanone yagarutse muri Modern Fresh cyane. Yego. Kuko n'umukipe rwose ari kongera agaruwa uburyo yarapagamo fresh itonze ibintu by'imitoma fresh byajwe na vibe zose ngiza none ntabwo ugize hindu yazaga tufatira nko abacama nyine bavuga ibintu ntabwo twari kumukunda nka Dani. Nanjye Vala rero ndagaruka mu bya old school byanjye, imirongo ikakaye kabisa y'umurapa, nta bintu byagahararo ku buryo umuntu wese azavuga ati nishaka kumva ikintu kijyanye n'inkuru old school nzumva umuntu bita Vala de Cash. Ndetse rero umwihariko navuga to haryo tubwiye ko hari indirimbo yawe iri hanze cyangwa ariyo witegura gushyira hanze mu minsi ya vuba? Iri hanze kabisa, imaze nk'ukwezi kumwe, bayita Kabutindi by Vala de Cash. Urakoze cyane. Asante sana Kavude. Poa. Arakoze cyane. Ni Vala de Cash cyangwa se Vala da Gafaya, nyirango twazamukana Kabutindi, cyangwa se mu gitaraboneka tukazamukana Ntimunyange, afite n'igikomangoma. Vala de Cash Kabutindi deja irahari cyane. Right, reka tuzamuke na Kabutindi ubundi tugaruke nyuma. Yeah, that's been a long time coming. Vala de Cash. Eyo click. Yese yarahindutse cyangwa se nuko yahoze kwitwigiriza nkaneka dukubita namuwe, abana bato bati nkonda bigiza basaza bakaduha inama bose bibeda nka bucoco, ndebedaga kweje mu gakota jya gusenga nako sori nta gusenga no kubesha Imana, wagakuye amaboko mu mifuka ngo akore yirirwa teka imitwe disi ngwabo n'ibijumba, none se ko by'abapfu biribwa n'abapfumu, wakabaye remerwa disi baramwonka, uwigikanka cy'inzu cyananiye gusakara, wakabaye amufasha nina wugisenya, bene Sarubara maguru yaheze nzira, bati turiruka ku cyamamare mpaka hashe, ntawe usimbuka ibimene by'amacupa shawe, wanibazane by'ibicuma bimutera ubwoba, unkangisha kamaso nkagukangisha karyo, iyinda yadutanze imbere zatuma dukwama, ibaze ko dupfusha ariko tukajya kuvumba, erega nta waduseka dukeneye kubyimba, iyi si irashaje tugeze mu minsi mibi, ni ya misi ya nyuma rwose Paulo yavuze, ni bwa bugome bwahanuwe buza gwira kwisi, urukundo rwa benshi rugakonja bifatika, rebera inzangano inzara n'ubugome, kagambane kafashe intera yewe n'amabara, utera imbere kwisi rubanda rukajiginywa, ufite ubwenge bwawe biguhindukira imyaku, naricaye ndebye mbona nta rukundo kwisi, niba rubaho mahirwe wacu yagiye ate, kwari amashyari y'abagome yatumye ducika, ruhukira mu mahoro ngukoza ku mutima, ubwo Buravani yari marahera kuka, ubwo Yanga nawe yari masezera kwisi, narimo ndahatwa inkonje namba y'amapingu, abanzi banje barimo bamini n'agacupa, ko nagerageje kuzana urukundo kwisi, monsa ngire n'inshuti dukora umubano, ibyabivuyemo rubanda mwene mwabibonye, byarangiye niswe umurozi biranatinda, wamvuga utamvuga ntibimbuza kuryama, nta n'ikintu wakora ngo kimbuze gutuza, nibakubwira ibyanjye bifata ubikwirakwize, n'ubundi ntacyo nakora ikerezo ryacu n'ugupfa. Yeah.
wowe muvandimwe wanjye unteze amatwi none waba uzi urubyaro cyangwa se unabyara upfusha reka nkugire inama nziza imwiga n'inyamunyo reka kubwira ibyawe abantu ukiri hano ku isi umuntu arakwanga akakugeza mu bapfumu amenya sekera inka burya nina yayikanja igiti kimenya ko ishoka izakibadagura nticyari kuyiha umuhini uyifasha kucyasa abo umwami yaha y'amata bujyane nabo bamwe imyamatwi bamusuzugura habona wowe kora ibyawe uzahimbwa n'Imana gusa ntutegereze ikamba ku isi rizagupfira ubusa iyi si dutuyemo nibyo koko yaranduye mana koko niba ubaho nk'uko numva bavuga ndagusaba uzampa iherezo rizima nyabona nzasiga amateka meza nk'ayo Yesu yasize urupfu njye sindutinya kuko nibyo herezo na Yesu umwana w'Imana maze yaruciyemo none njye umwana w'umuntu uvuka ku mugore nabaho akarama tangaturaho nk'umusozi none se bavande nk'ubu ngubu koko dupfa iki kwa masambu n'imitungo ntabyo tuzajyanayo yaba iyo miturirwa cyangwa imodoka zihenze byose tuzabisiga baturenzeho agataka ntawe bazashyingura mu ndege cyangwa se mu bwato ntawe bazasegura ifaranga ku bitugu umunsi umwuka wawe wanyumuza buwusoje abo wasize bazagaba ngano twawe twose none se muvandimwe uri mu nyumba aka kanya urarushywa n'iki witeranya na rubanza uraruteka imitwe ushaka yuko banca umutwe n'ubundi nubwo napfa amaherezo nawe uzapfa kora neza ushaka Imana n'amadamuko nibuke ko twese twambaye umubiri n'amaraso aho kuntokora banza nawe witokore wibuke ko ku isi twese tubaho nk'abashyitsi Imana iha umugisha abanyanga Nyagasani yaravuze ngo tujye dusabira amanzi bacu mamenyi umvuge cyangwa numvuge n'ubu ndacyariho uzi ko nawe uzafasha uzi ko uzapfa tuzapfa tuzapfa twese ntabwo ntacyo twabihinduraho ibyo ngibyo igihari ahubwo uzapfa usize iyihe nkuru ku musozi uzapfa aho ngaho niho none sayiko